inkuru irimo iraca kuri ino mihanda abantu benshi barimo barumva ni impanuka yabereye i Musanze. Impanuka yabereye ahagana i Musanze. Mbanjije kwihanganisha ababuze ababo, imiryango yabuze ababo kuko muri iyi minsi ishize nko mu byumweru bibiri cyangwa icyumweru kimwe gishize hapfuye abantu benshi kandi bazize impanuka. Sasa twese dufite ubusa. Niba busa ariko bucuruza twese byasaranya twese twambaye ubusa. Abanyarwanda abanyarwandakazi, nongeye nagarutse Origene. Imbere yacu turi kumwe na Soso amwe na Nyaga cyangwa se Pazo. Uwo mwana muzi nka Nyaga. Uno munsi tukaba tubazana inkuru zishyushye. Wumva utangiye kubaza bene mba twagiye kubasuhuza abakozi barimo barareka iki kiganiro kuri aka kanya. Sinzi igihe gifungura niba ari mu gitondo, ugira igitoro cyiza, niba ari saa sita nziza, niba wabwire nawe kandi komeza wihangane bishobora gucamo cyangwa se niba ugiye no kuburara wesha ubanze uryame none gatatu ushimira Imana. Zose amakuru ni meza. We wariye se gumanda bana maze ngutariye araza kubabaha. Oya Ana munsi inkuru tugiye kuvuga ko zisaba umwuka nkabo nawe. Bimeze bite? Bimeze neza. Origene wowe bimeze bite? aho ndi bimeze neza. Wano muri muraturagurika wanyweye amata. Ariko hagati aho tutatangira ikiganiro numvishe bari abapeti ngo ni wavuture wanezure numvishe ngo bafite indirimbo sha kuri amo bwate hazaye numvishe indirimbo ngo bayita ngo wanyweye amata. Ngo twakomeje mu bivuga n'ibiki sose amakuru waki nizeye ko umeze fresh. Bimeze neza. Bayitage uno munsi wabyutse sanga itonde sose asigaye akererwa kubyuka. Abyutse sanga uno munsi ziri kombyuka saa moya. Ubyutse saa moya mu gitondo. havuga iki kandi wiga izo saha byukira kujya kwiga tuweze na gasako n'inkoni umuntu nyine aba ari umunyeshuri. Twizere ko mumeze neza rero bakunzi ba Soso TV show. Uno munsi tubazaniye amakuru menshi atumye twicara aha ngaha. Kamaye nicare kagira inkuru muri ano masaha n'amasaha yajya kugushyira umugoroba. Amakuru arimo kuvugwa ni menshi. Tumweresi abantu barayibagiwe. Ibintu bikomeje kuba uno mwaka ndabona uzagira kuzenguruza cyamani ni isazi. Ugiye gutangira kuzenguruza inkuru yadutangira Soso. Ngiye inkuru ndazifite umutwe wenda gusanda umutwe ya inkuru yanjye jewe atagire ku nkuru je nta nkuru mfite. Sorry no kuvuga ngo ngiye inkuru ngira ngo tubaye duhereho muri aka kanya abakunzi badukurikiye mbere na mbere bataza kurambirwa bavuga ngo se nige inkuru irimo iraca kuri ino mihanda abantu benshi barimo barumva ni impanuka yabereye i Musanze. Impanuka yabereye ahagana i Musanze. Musanze bita aho bita Nyamagumba. Ako iyo nkuru imaze n'iminsi sinzi impamvu wowe uri kuvuga ngo turi kugira ngo tugire icyo tugaragariza yaje kugira ngo igaragarize abanyarwanda, yereka abanyarwanda, ibasobanurire bamenye. Urumva hari ukubwira abanyarwanda kutabasobanurira, ari no kuza ugasobanura inkuru neza ukayinjira ukabasobanurira. Ariko bitavuze ko aba bantu wenda bari muri ino nkuru twabamenye yuko ibi bibaye nta kwinjiramo cyane. Uzanye inkuru z'abantu bitabye Imana ngira ngo ni mwiza abantu basigaye nabihanganisha inkuru zose bereyeho kutwigisha. Ese aba bazize iki? Ese urimo kureba kino kiganiro we arabyitwara mate niba nawe ashobora kuba ibyo bintu yajyaga bikora cyangwa se byajyaga bimuho cyangwa se abonye abantu yajyaga abona abantu babikora. Ibikese ngo tubwire nare. Urumva iyi ni inkuru yabereye aho bita i Musanze ahitwa Nyamagumba. Urumva inkuru yapfiriyemo abantu batatu. Moshera abasirikare batatu bapfuye ku rugamba. Ibintu bibaye n'abasirikare abangaka tugendane mu neza baba n'abasirikare baba n'abasirikare. Urumva nyine nje ntago mbizi n'abasirikare mu kuvuga ngo muri iyo modoka mbere na mbere hari harimo abantu batanu. Urumva yari ikamyo se? Oya yari imodoka yo mu bwoko bwa Toyota. Izi ngizi ziba zifite inyuma aho abantu bajya, imbere yicara abantu babiri, inyuma yicara batatu, inyuma hari aho washyira imizigo iri mu bwoko bwa Toyota. Urumva ubwo andi mazina yayo ntubimbaze kuko wenda ba nyirayo nibo bakubwira ati ni Toyota 2000 na kangahe. Urumva ubwo abantu bibuka neza ko ino nkuru y'ino mpanuka yabereye i Musanze. Urumva ino mpanuka ikaba yari irimo uwo bitwa Munyemundu Emmanuel. Munyemundu no bita Peter. Urumva angaba nabango bari n'abavandimwe ngo bari n'abavandimwe. Urumva ukuntu ibintu bibabaje cyane imiryango yabo niyihangana. Ariko urumva ino modoka yaramanutse ari ahantu hameze nko mu isisiro cyangwa se mwikonu ukuntu ariko harimo imihanda myinshi. Ubwo bitewe n'iki wenda nuko mutwe byari bimeze ntabwo ndi umuganga sinakwiye kumenya icyabiteye. Yabaye nk'uwari ugiye gukata niko navuga ati wenda nkuko waba urimo uramanuka reka tubipimanye nka hano urimo uramanuka ujya Nyabugogo uturutse muri bino bice uva za Nyamirambo umeze nk'ugiye kwita ukomeza ugana gutya hano za Kabuga ugasa nk'ukomeza ujya he
ujya nka za Kamonyi none ukibuka ko wari ukatujya za Kabuga uri muri wa muhanda n'undi ugiye kujya heza ukabura amahitamo nyine ukabura amahitamo ukajya kuyigarura usanga yagize gute yagiye kare ukagarura ukubita igiti ariko ngo hari n'umwangavu ngo bajyanye ndamaye nabyumvise ndakubwira ngo Satani ari mu kazi ntago ashaka abahungu bonyine ariko se mana yanjye ngibyo koko mana iyi nkuru bivugwa ko aba bantu bari bagize gute bari bafasheho ku kantu nyine kakano katunyweresi kari kibagiranyemo gake hari ukuntu nyine umuntu anywa ugasanga we arimo kwiyumvamo ko ari muzima kandi burya niyo waba wafasheho wakureho umuheha umwe niba wafashe uriya mudingidi w'iriya nzoga umudingidi gusa ugasukamo gute ukanywa gute uvuga ngo ubundi ikintu inzoga zikora zijya guhangana n'utundi tunyabuzima tuba turi sibyo n'uguri gushyira ibintu ngo by'umudingidi ntabwo ibyo bintu bisisiye iyo tuba turasobanurira abanyarwanda ko abantu biyumvisha ngo abantu bakora impanuka ngo baba banyweye ibiyoga byinshi niyo waba wafashe akantu umuheha gutwara niba uzi gutwara babiretse abantu benshi mu Rwanda abantu twamenye ibinyabiziga amakategori arahari hamagara umuntu bazi ikintu bise urabizi neza ko bazize kuba banyweye inzoga kugaragara n'impanuka hari impanuka iza atari ukubera umuntu yanyweye izo nkuru urabizi neza ko bari kuvuga ko banyweye inzoga ni ukuvuga ngo rero ubundi ikintu tugenderaho mu Rwanda cyangwa se turebe tugiye gukurikiza mu bintu by'impanuka niba umuntu ari mu muhanda wenyine uwo muhanda atari nyabagendwa cyane ngo wenda abe yabisikanye n'izindi modoka usange impanuka ibayeho gutyo haba habayeho zigizaka niba umuntu ubonera ahantu yakoreye impanuka umuhanda ari uyu ukabona yakoreye impanuka kandi yari ari muri uno muhanda witegereza ikintu cyatumye umuhanda ni igiki ko atari umushoferi w'amakamyo wenda ngo abagize ibitotsi ni igiki erega natungwerese ntabwo yemewe mu modoka natungwerese ntabwo yemewe ari uko wicaye iwawe uri kumwe n'umuryango muri kuganira niyo baba batagasoma cyangwa se nkwa bagutahana ariko imodoka ugiye kuyitora aho wayita ibi bintu biba bibabaje aba bantu bari abantu bazwi bakorera n'amafaranga sibyo nk'inkuru yindi nigeze kumva ejo bundi by'umukecuru wagize gutera umukecuru bagiye kwiba ihene bagiye akanamusamba ibyo byo birababaje cyane akabigaseka hagana hehe ngo ni muri Gatsibo muri Gatsibo inkuru yo muri Gatsibo nareka nyibabwire umukecuru uri mu rugero rw'imyaka y'abakecuru uwo kujya mu nitwa umukecuru nyine abafite imyaka mikuru moshe niba uri n'umujura urimo urareba kuri ino cana mwajyageje mugahinduka tukareba ko ibintu twabe twaza neza oya njye n'ukuri ndumva naje kuvuga bakanubaka bigeze hari abantu babaye babi cyane cyane sose tekereza kugira ngo ujye kugira ikintu ukura ku muntu nubona nicyo kintu gifasha kugira ngo gitware ugende umusiga uko ugasiga umubangana ugasiga unamugiye gute unamwatsa ubuzima nyuma yo kunamwaka ivi na ivi guteze nyine nabwo nawe baramwishe baje kumwiba barangije baramwishe baje kumwiba bamaze kumwiba babona wenda bari bavuga ati uno mukecuru ashaka kuba yatubonye azajya kudutamaza batu baranamwica mu nyuma yo kumwica baranamusambanya nabyumvise numva birababaje abantu bakanatinyuka murumva ngubu ni ukuvuga ngo leta y'igihugu cyacu turimo turayivuna kandi ibyo birakorwa n'urubyiruko ntabwo ari umusaza urimo kujya kwiba umukecuru sibyo ni abantu b'insoresore nta musaza wakwiba undi reka ni abantu b'insore barimo kugenda bagakora ibyo bintu ese niba ubona leta yacu ndabizi yakoze ibintu byose utari umusuderi ni umubaji utari umubaji ni umunamba ni umufundi ni umuyede uri biki none bakora nk'ibyo bintu baba barabuze umurimo umwe bakora muri icyo oya ngere ikintu mbona haba harimo n'imyuka mibi ntekereza yuko turi no mu bihe bya nyuma abantu bose abantu benshi babaye babi abantu nabo barajya muri komenti bakandika ati mana yacu nk'aba bantu babafashe nabo bajye bahita babacimbiza nuko icyo cyaha kitabaho nanjye iryo tegeko ribaho naryubahiriza niba ari uko insengero wenda zifunze ahubwo zitaranafungwa nabwo byaranabaye ariko ntibyabaga nk'ubu ngubu ariko n'abantu basengaga bano banyamasengesho bari bafite n'akamaro uzi ko hari umuntu usengera undi atamuzi mu Bugesera naho hari indi nkuru irimo kuvugwa nayo nabonye y'abajura b'amagare ubwo barakubona uciyeho ku igare niba ugiyeho nk'araha hepfo umanuka ubwo abaturage bakavuga kuki nta nkuru nziza ufite koko njye n'inkuru zawe nanazirambiwe nta nkuru nziza ufite na rimwe reba igihe twatangiriye ari kuvuga bibi nyine kugira ngo abantu babimenye kugira ngo dufashe mu Bugesera ni ukuvuga ngo ejo bundi noneho bagize gutya umwana w'imyaka igera muri 10 wariya 10 n'ingahe irimo 12 ntabwo irimo kana kagwa kagiye gushesha nko niba mufite igare mu rugo kamati jyana ujya gushesha kana karagenda igare bararyiba n'ifu aho ibyo barayitwara ibyo narabyumvishe nanjye ngo n'ifu barayitwara sha Bugesera hano bita bari mu Karumu nabo ni bari muki nubwo wajya gutya ngo ufate n'ifu uyihereza umarajya kurira ukajyana ifu n'igare hajya ngo ni hagana hera yajya n'igare agasiga ifu ariko abantu bakaba ngaho mvumva ukuntu abantu twabaye ubuse dukora iki
ariko hariho n'inzara da. none se niba inzara iriho washatse nk'ubu uje ku muturanyi wawe ukamubwira ati dusangire urumva akazi ko kuvoma erega nta muntu udafite inzara none se soso niba nshonje nze kukwiba oya ntuzi naje nkagusaba akazi uzi bigenze gutya ngo twese dufite inzara ngo tujye kwibana ugasanga nanjye nta kintu mfite wabigenza ute erega usibye ibitekerezo abantu bishyiramo nta hantu akazi kabuze nta n'ahantu amafaranga yabuze amafaranga arahari n'akazi karahari nyine nibyo nahoze mvuga ngo turi mu bihe bya nyuma ahubwo abazi gusenga mushyire amavi hasi musenge Imana muyitabaze nako nanjye ndeka kwikuramo dusenge kuko imperuka ntabwo zigiye izazira ukurikije ibintu birimo biraba mu gihugu cyacu mu Rwanda twajya mu bindi bihugu ntabwo tuzi ibyaho ariko ibintu biri kuba mu Rwanda birakabije harimo icya mbere ubwicanyi icya kabiri ubujura icya gatatu abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi yego ikindi ariko biriya byo navuga ko imyumvire mibi ko muyibagirwa imyumvire mibi ni ukuvuga ngo ubundi mureke ntitukavuge ngo hari mudugudu ngo iki kintu ngaragishinzwe ngo igihe ngo gihe ntabwo bindeba ntabwo bikureba gute buri muntu nyine birasaba ko buri muntu abigira oya umusaza Paul wacu Kagame ko yafashe gutya akadukura mu bintu bibi akadushyira ahantu heza hari umuntu barimo barabwira ngo kora iki ngo honya ngo nawe gikore niwe byaragenze kuri rero tukaba dufite amahoro dutuje natwe reka tugerageze dufatanye sibyo ahangaha gisabwa ugasanga niba habayeho iki kintu kibi ugasanga nyuma yo kukijya hanze ugasanga hari abantu barimo barafata amakuru ugasanga runaka yarabize ko ari bujye kwiba akavuga ngo ejo yari yabimbwiye ngo nabanyuzeho numva barimo kwibarishwa ngo bavuga ngo bazajya kwa kana kubyumva cyangwa se kutagiye ngo baburire babwire ati nyamuneka ibyo bintu mukora ko wasanga ari nawe wari kubahindura ahubwo ukabivuga nyuma tugereze dufunguke mu mutwe wa mungani mu mutwe harafunze kugira ngo 2025 yaje umuntu baramwihureba ugaceceka ukavuga ngo nari nabibonye ubwo n'uwo mukecuru bamara kugenda ngo nari nabibonye wabibonye ukora iki data bakabigaseka nka n'ubugambanyi gusa nge ikintu nge nabwira abantu muri rusange mbere na mbere mbanjije kwihanganisha ababuze ababo imiryango yabuze ababo kuko muri iyi minsi ishize nko mu byumweru 2 cyangwa icyumweru kimwe gishize hapfuye abantu benshi kandi bazize impanuka ikintu navuga bantu mwabuze abanyu turabihanganishije ikindi kandi mana iruhuko ridashira aba bantu bitahiye kuko nanone ntabwo impanuka cyangwa se ikintu kiba cyabaye kugira ngo cyigishe abasigaye basi mwebwe musigaye mufashe isomo kuri ibintu biba byabaye cya mbere abantu batwara imodoka banyweye turabasaba kugira ngo mujye mushaka abashoferi niyo wakumva utameze neza kumva utameze neza gusa numvishije ngo uriya mukobwa uri kumwe n'abari abahungu ngo yari umunyeshuri ngo yigaga muri kaminuza irabita Ines Ruhengeri ngo yaragiye nitaye ni imagine kuba yigaga kaminuza kawugiye nta kisha oya ibyo ngibyo tubyorere kuko nawe ushobora kuba ungana gutyo wenda ejo ukagwa ugapfa cyangwa se ariko nanone reba kugira ngo usige inkuru nk'iyo ngiyo imusozi bari ibintu bitari neza basi ibisabwa no gusenga tukezwa ni ukuvuga ngo impamvu twari ducanye kamera gutya kugira ngo tubivugeho bamwe banikosore abantu bakurikirana Soso TV show dufatanye nureba iki kiganiro ubwe na mugenzi wacu vayo twumve unasharinga n'undi bwati iki kiganiro babarira ucyumve turebe ikintu twakora dufatanye sibyo umujura kuba yibye mukamufata nanone mana we ejo bundi umujura agiye mu isoko ariko ntabwo nakwita ko ari ubujura n'inzara origine ndakeka ko twari turi kumwe agira gutya Soso afata ku kigori nyine urabona ko abantu babakishije ibigori afata ikigori ariruka baramwirukankana umukecuru aramwirukankana mu kumufata ikigori baramukubise ikigori kigura ijana baramukubise bamumena umutwe abafite inkoni abafite amabuye amavoka amanuza bose ariko umwana ngo yarasanzwe hejuru ikigori kimwe ndavuga abantu twabaye gute ese niba Yesu uhera kwa mbere ukora ibyaha ukageza umwaka ukarangira ukora ibyaha akakwihorera umuntu ashaka afata ikigori ukabona ni ikigori nta kindi kintu ni ikintu kijya mu nda cyangwa utarakijya kikabona uwo muntu wabona agifasha akagenda aho kugira ngo unamuganize umubwira ati wari kubigenza gutya no gutya ukamuhamagarira bakamumena umutwe
iyo abantu bataba bari kumwica. aho umuntu w'umujura ngo bagomba guhana. Aho sose mwagiye mureka n'ukuri kumwe tukagira imitima myiza. Ubu ikigori ariko yari no gusaba mwana w'imukikira yari gusaba bakandi bari kumwe abakecuru bagira umutima mwiza. Ngareka tubyoroganize. Niba afashe ikigori urumva bakamukubita akamena umutwe. Uwibye telefone cyangwa televiziyo baramugenza gute? Nuko mubona nyine kibazo bari kujya no kwiba nabo bakica, niyo mpamvu nicyo kibazo gihari. Nyine ariko tujye dukoma intuza zose urusyo tukomenya noneho tugeramo n'ubumuntu. Ese afashe ikigori umwe wari akagenda cyangwa se ukamubwira ati rero niba wamureka akakiri kaza ukamubwira ati ngava hano biriya bintu bitewe n'iki. Reba kuganiriza umuntu ntari muri aka kanya kamubwira muri aka kanya nta mujura nanashigikira shuwa ngende seri ese niba utinyutse umukecuru umaze no kumwiba agwa inzira ngo ugende nta ndura ari bwabashe kuvuga ukagera aho mwica ukanamusambanya ngaho abo ngabo bo oya nta mpamvu yo gushyigikira inkozi z'ibibi ahubwo tujye dufasha leta twumve tunumvire sibyo twumve ibyo amategeko adusaba tunayumvire. N'ejo bundi nigeze kujya mu nteko arya n'ejo kwa kabiri ejo twari turi kumwe twagiye mu nteko usanga harimo ibibazo by'imiryango none abantu umugore umwe aravuga ati rero umumama nyine ubona wari ukuze inteko y'abaturage mujye mujya mu nteko kuno bajya kuno buri wa kabiri nyine bagafunga tukajya mu nteko tujyayo none dusanga hari abantu bafite amakimbirane ngo abagore barimo gukubita abagabo ngo ibiki n'ibiki baravuga ati ariko hari ahantu ngo twashyize ngo abajyanama b'imiryango nyine ngo abajyanama b'imiryango ngo hari ahantu twashyize ngo abantu bafashe imiryango bakajya bayiganiriza ngo n'ikibazo kibaye ngo ntukajye uhita wihutira ngo kujya kuririmba none dusanga abaturage bose barimo kuvuga ngo abo bantu ngo ntabwo tubazi ngo abantu baganiriza imiryango se ngo turabazi ikibazo kirabanga tugatujya kuririmba kuri polisi ngo ntabwo abo bantu tubazi. Abantu bavuga ati ngani muze hano imbere aba bantu baraza abantu bakuriye nyine kugenda wenda aho cyaba amakimbirane bakabaganiriza ku buryo imiryango yakiyunga baraza bavuga ati rero twebwe turabana nabo bari abantu bagiye batagera no muri 30 ni abantu se bashinzwe kuganiriza abafite ibibazo ugasanga wenda niba umugore n'umugabo barwanye bajya kubareba cyangwa baza bakabasura abo ngabo babita abunzi muri make urumva ugasanga abantu bose bavuga ngo ntabwo tubazi ngo original n'abandi baravuga barabyumva ko turi kumwe abantu turavuga ati se abonye mbere na mbere ni guki ni gute niba bafashe nk'umuntu nk'abantu 3 mu mudugudu murimo muri abaturage 400 aho kugira ngo mwumve ikintu bavuze ati hari abantu bashyizemo nawe ugira amatsiko yo kubamenya uteye hejuru ngo nibajya batwegera none se bo wasanga imiryango imeze neza nyine aho ngaho ntandi nakubwiye ngo harimo n'abafite ikibazo cy'imyumvire nibyo turimo turavuga ati tujye dufashanya niba hagiye mu nteko gutyo nimukavuga ngo ntabwo tubaza ahubwo niba babivuze taho uvuga ngo aba bantu ni bande ujye kubashaka nabo bajya gushaka n'abandi baradufashije ko nuvuga ngo ni bande ugasanga niba barabatoye nko mu kwezi gushize muri abantu 400 hashize iminsi 20 urumva bageze ku bantu 20 kuko buri gihe ntabwo bahora baza kubareka ntabwo ariko kazi baba bafite nyine nabo kabatunga urumva ugasanga niba hari abantu 400 mu mudugudu baza kugera ku bantu 20 wowe ukatutera rero ko batari bakugera ngo ntabwo mubaza urumva tuza abo bantu uvuga ngo ndajya kubamenya gute niba barimo kugenda bajya kuri buri muturage nanjye nshaka uburyo nabageraho ngiye batarangiraho aho nyine ntandi umuntu aba agomba kuvuga uti kubahiriza gahunda za leta akumva ndetse akumvira kuko niho ibyo badusaba niho tuzajya duhera tubyumva tukabishyira no mu bikorwa. Ntekereza ko umuntu yirebyeho agakora ibyubaka sosiyete ababayemo ya buri munsi agakurikiza amategeko ya leta mbese akanyurwa n'ubuzima abayemo. Burya ntekereza ko ibintu byose biba aba utanyuzwe aba harimo no kwifuza no kurangara. Iki rero tutarasoza ikiganiro ndashaka iki kiganiro tugisoza kikaba kigufi ku buryo umuntu wese azacyumva yakumva tumvishe neza agasubiza inyuma kujya kugitangira ko gishaka kugisoza nyine hari ukuntu umuntu asoza ikiganiro kubera iminota mike gifite akongera akagitangiza kugira ngo acyumve neza nononsore. Bunye abanyarwanda dufite ubwenge bwo kunonosora nawe urimo urakina ikiganiro umuntu w'umugabo urumva ni ukuvuga ngo ikindi ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda dufite uburenganzira busesuye ariko iyo uri umuntu sasa ukifata ukajya ku mbuga nkoranyambaga mu kanya hari video ndimo nyuze gutya nscrollinga kuri TikTok bamubitaye n'umukana umunyarwanda uri jene arabibonye sinanabivuga kuko ibyo n'ubyo kwamamaza kandi nje ntabwo nyene kubyamamaza ahubwo nkeneye kubyamagana sibyo Nuriya muntu koko niba mufungura TikTok fungura yari yambaye ubusase abadata we n'ubusase yari yabukuyemo ubwo nguwo inyanga nyine tubahukura banze usoze mu Rwanda mwagira n'amahirwe y'uko usigaye ufungura urubuga ukaba wanahemba ase urahemberwa iki ubwo busa bwawe nta muntu udafite ubusa ari bose nta nubwo baba bananiwe kuburasa barabufite nabyo uburenze ubwo bwawe twese dufite ubusa
niba busa aribwo bucuruza twese byasarangira twese twambaye ubusa. Shaka content yawe urumva ushyira hariya uyikore neza uyinonotse abantu bazakunda ubonemo n'amafaranga. Mu Rwanda birimo birahemba abantu benshi. Izi mbuga nkoranyambaga ziba zizarebwa n'abakecuru abana bari kubyiruka TikTok kuko fatira urugero tujye dufatira urugero no ku bantu badukuriye hano mu Rwanda tuvuge ngo reka dukore ibintu byaba tugendere kuri abo urugero fatira nka Kiramani fata Papa Sava urumva fata ba Karabutoni Kibonke fata ba Rusine muri abo bose namuntu wambara ubusa bose batanga ibintu birimo inama batanga ibintu bikeye noneho nyagaje isize oya ko umuntu narakara ubu ni ibintu nibiki niba ubona abakontent kireta mu Rwanda bose bagafasha afite amafaranga yarebye izo content zose akabona we ntaho yabona yamenera hanyuma se yabanye kwambara ubusa hanyuma se Mitsutsu uwo nguwo ukora ko ngako nta busa afite nawe atabushyiraho ase Mitsutsu ubusinzi bukabije bukinnye inshuro zingahe urumva niba byakunaniye ko ubusinzi aba yasinze se niba ubonye Mitsutsu akoze ubusinzi bukabije nawe hindura uzi ukora ubujura bukabije nese ko mbona wenda kumena niba nawe yakoze ubujura bukabije hindura uzi ukore ubupolisi bukabije ku bajura zose ni inyigisho urumva zose ni inyigisho niba usanzwe yendeye mu bujura undi ajye mu polisi usanga izo kote zibuze zirahurira hamwe abantu barimo baragenda bahinduka abantu bakurikirana bambaye ubusa bibamara amavuri ko nari nakubona cyane mu muhanda bambaye ubusa ngo bura niba yarabyaye je nabibonye ira video niba yarabyaye yari umudamu se yari umukobwa yari konzi kabana oya abaturimo turavuga barabazi kuko oya nje nago nabyo bigera views nyinshi abo turi kubwira yuko nago babazi badata bamaze wabona abana bamaze bazagenda babarebe ibi bintu turimo turanavuga abana bibonye oya ibi bintu turimo turanavuga ni ukugira ngo buri muntu wese nibugende ko nafungura cano ubu bwana burimo burifungurishwa cano muri no minsi buza bukigana abantu bakora ibintu bibi uretse ngewe niba uje wakiganye Kiramani wakiganye Papa Sava ukajya wanyu mu cyaro